Ni inkuru imwe tugiye kubagezaho, ariko nanone turagaruka ku butumwa bw'umuyobozi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitieri yagize ati ku buryo bw'umwihariko abavugabutumwa barasabwa kwirinda ibintu byose biganisha ku gukora ibyaha n'ibindi bikorwa byose bigayisha umurimo bakora. Dutsindagire iri jambo, n'ibindi bikorwa byose bigayisha umurimo bakora. N'ibindi bikorwa byose bigayisha umurimo bakora. Nibabe intangarugero mu byo bakora byose. Nibabe intangarugero mu byo bakora byose. Aba babwirwa iyi mesaje ni abavugabutumwa, pasiteri, bishop, apotre, profete, kugeza ku mukristo. Niba waramenye Kristo ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, ngo urasabwa kuba intangarugero no kwirinda ibikorwa byose bishobora kugayisha umurimo ukora, kandi ukaba intangarugero mu byo ukora byose. Ahangaha ni nk'aho yakavuze ko batajya birirwa bahangana n'abanywa urumogi n'ibirara n'abajura, ngo ubundi kandi aba bantu bongere bafunganwe na ba bandi bitwaga ababishopu, abaprofete, abapotre, abapasiteri. Bakagombye kubera intangarugero abangaba bandi baba basanze muri gereza. Wambaza uti ese byagenze ute? Naho mu mwanya. Muri umunyu w'isi. Mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Ntacyo uba ukimaze keretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira. Muri umucyo w'isi, umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Nta bakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo rikamurikira abari mu nzu bose. Abari ku mucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahereko bahimbaze So wo mu ijuru. Matayo 5 umurongo wa 13 kugeza ku wa 16. Mugende nk'uko bikwiriye ab'umwami wacu, mumunezeze muri byose, mwere imbuto z'imirimo myiza yose, kandi mwunguke kumenya Imana. Abakolosayi 1 umurongo w'10. Nimube maso, mutege amatwi mbabwire impamvu mbasomeye ibi. Ni inkuru imwe tugiye kubagezaho. Reka dutangire tubaha ikaze mwese mwahisemo gukurikira ibiganiro byacu binyura kuri iyi channel ya Evangeliser Le Monde TV. Imana ibahe umugisha. Reka ngushimire wowe wafashe umwanya wawe ugakora subscribe kuri iyi channel kugira ngo tujye dukomeza tubane mu biganiro tugutegurira tukugezaho. Iyi channel ikorera mu gihugu cy'Ubufaransa ndetse n'i Kigali mu Rwanda, kandi tubagezaho amakuru y'ibigenda bivuga hirya no hino ariko biherereye mu gisata cya gospel, ndetse tukabagezaho n'ibiganiro bishingiye ku ijambo ry'Imana, isanamitima, ubuhamya, worship cyangwa se louange na adoration, cyangwa se ibiganiro byo kuramya Imana by'umuziki. Rero Imana mwese ibaho umugisha aho muherereye munyumva ku mpande zitandukanye z'iyi si. Nabonye iyi nkuru ntayihererana kubera ko impamvu haba tuvuga inkuru nk'izi ni uko ziba zishaka twebwe kudusigira isomo nk'abakozi b'Imana, kugira ngo tumenye uko tugomba kwirinda ndetse no kwitwara mu gihe tugomba kandi kwerera imbuto abo duhagaze imbere tuyobora, abo tubwiriza ubutumwa bwiza. Kuko Yesu yaravuze ngo abantu nibabona imirimo yanyu myiza, ngo bahereko bahimbaze So wo mu ijuru. Biba biteye agahinda rero iyo wowe witwa umukozi w'Imana, nawe uri kwisanga nyine uri gukora ibikorwa bigayisha umurimo ukora, bigayisha Imana, bigayisha igihugu, bigayisha umuryango wawe ndetse n'abagukurikira bose. Niyo mpamvu ibintu byose bibaho
tuba dukwiriye nyine kugira amasomo tugenda dukuramo, ariko nanone nyine ngo ntawe uragera aho umwanzi atabasha gutera ibuye, kandi ngo uwambaye umwambaro w'urugamba arujyaho ngo ntabwo aba akwiye kwirata cyangwa kwishima nk'uwiyambura atabarutse cyangwa aruvuyeho. Turacyari ku rugamba rero, Satani nawe aradutegereje, ahubwo tube maso. Umwe mu bayobozi b'itorero Zarephath Holy Church ndetse n'umudamu we, amakuru aturuka mu gihugu cy'u Rwanda mu binyamakuru bitandukanye aravuga ko ubu ngubu uyu muyobozi n'umudamu we babashije cyangwa se barangije gutabwa muri yombi ku mpamvu zikurikira nk'uko tugiye kugenda tubigarukaho. Bishop Harerimana Jean Bosco wa Zarephath Holy Church yatawe muri yombi. Ni kuri uyu wa kane hamenyekanye amakuru avuga ko umushumba w'itorero Zarephath Holy Church Bishop Harerimana Jean Bosco n'umugore we Mukansengiyumva Jeanne batawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha. Aba bombi bakurikiranweho ibyaha birimo kwihesha ikintu cy'undi n'icyo gukangisha gusebanya hifashishijwe amafoto y'urukozasoni. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitieri yavuze ko uyu mugabo n'umugore we batawe muri yombi ku wa 9 Ukwakira 2024. Yagize ati nibyo koko aba bombi batawe muri yombi bakurikiranweho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya n'icyaha cyo gukangisha gusebanya hakoreshejwe amafoto y'urukozasoni. Bakaba bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kimihurura mu gihe iperereza rigikomeje, hanakorwa dosiye ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. Amakuru ahari avuga ko iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko umwe mu bantu basengera muri Zarephath Holy Church ariwe watanze ikirego arega umuyobozi waryo ko yamusabye miliyoni 10 amwizeza kumusengera indwara yari amaranye igihe kirekire igakira. Umuvugizi wa RIB yirinze kugira icyo avuga ku bijyanye n'icyaha cyo gukangisha gusebanya hakoreshejwe amafoto y'urukozasoni. Yagize ati iperereza rirakomeje ngo hamenyekane uburyo bakoze icyaha cyo gukangisha gusebanya hakoreshejwe amafoto y'urukozasoni ndetse n'uko ayo mafoto yaba yarabonetse. Umuntu wese ukurikiranweho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarenze 3 n'ihazabu itari munsi ya miliyoni 3 ariko itarenze miliyoni 5. Iki gihano giteganwa n'ingingo y'174 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ni mu gihe icyaha cyo gukangisha gusebanya cyo ugihamijwe n'urukiko uhanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko itarenze 3 n'ihazabu y'ibihumbi 100 ariko itarenze ibihumbi 300. Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitieri yasabye abantu bose kugendera kure ibikorwa byose biganisha mu gukora ibyaha. Ati buri muntu wese asabwa kubahiriza amategeko y'igihugu. Ku buryo bw'umwihariko abavugabutumwa barasabwa kwirinda ibintu byose biganisha ku gukora ibyaha n'ibindi bikorwa byose bigayisha umurimo bakora, nibabe intangarugero muri byose. Ku buryo bw'umwihariko abavugabutumwa barasabwa kwirinda ibintu byose biganisha ku gukora ibyaha n'ibindi bikorwa byose bigayisha umurimo bakora, nibabe intangarugero mu byo bakora byose. Bishop Harerimana Jean Bosco uyobora Zarephath Holy Church nyine yatawe muri yombi ndetse n'umudamu we. Bene data, ni iki twakwigira muri iyi nkuru?
icya mbere ni iri somo ryarangije ritangwa ko abavugabutumwa bose bakwiye kwirinda no guhesha agaciro umurimo bakora kandi bakaba intangarugero mu byo bakora byose. Ariko se nanone niba ari byo koko, kuko ntabwo ibi byaha bashinjwa twabyemeza, kuko nyine biracyakurikiranwa. Iyo umuntu atarakatirwa aba akiri umwere ku cyaha cyose ashinjwa. Ariko se niba ari byo koko, dusipoze ko ari byo, ese niba ari byo, ubundi wenda muzambwire muri komenti, ubundi koko birakwiye ko umuntu yakagombye gusengera undi ari uko amwishyuye cyangwa amuhaye amafaranga? Muzansubize iki muri komenti, niba gusenga bishobora kwishyurwa, niba gusengera umuntu bishobora kugurwa, ngo nyishyura some runaka y'amafaranga kugira ngo nanjye ngusengere. Ibyo ntabwo ahari mbisobanukiwe, simbyumva neza. Ariko nawe uteze amatwi iki kiganiro uzansubize muri komenti, ese koko gusengera umuntu abanje kubyishyura birakwiye? Ese nibyo koko? Ese ni ukuri ku ijambo ry'Imana cyangwa ni ukuri kwishyiriweho n'abafite ab'Imana yahaye izo mpano zo gusengera abandi? Murakoze cyane rero, ibiganiro byacu nyine tuzajya dukomeza tubibagezeho. Warakoze kubana natwe, nawe utarakora subscribe ni umwanya wawe kugira ngo tujye dukomeza tubane. Mwari kumwe nanjye Felix Harerimana, Evangelize Le Monde TV. Shalom.